Uboshakashati. Buikinyoma. Yeah, iyi ni Elad TV, naho njye wumva ni Muswati w'Imanzi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bushakashatsi bugaragaza uko network category zikora cyangwa se uko telefoni ufite iperforminga tugendeye kuri cyangwa se ku bwoko bwa interineti ikoresha. Ubwo ndavuga 5G, 4G, 3G, 2G ndetse na 1G. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bantu batanu nk'uko ubwoko ubu bwa interineti bukoreshwa ku isi ari butanu. Yego wabyumvishe neza. Ubwo bishatse kuvuga ko umuntu umwe muri batanu bakoreweho ubushakashatsi yabaga ahagarariye ubwoko bumwe bwa interineti runaka. Abahanga mu by'itumanaho na interineti bateye utunyangingo mu bwonko bwa bari abantu bakoreweho ubushakashatsi uko ari batanu. Yego wabyumvishe neza ko ubwo umuntu umwe yatewemo akanyangingo kari bukore nka 5G, undi nawe aterwamo akandi kari bukore nka 4G, undi nawe aterwamo akandi kari bukore nka 3G, undi nawe aterwamo akandi kari bukore nka 2G, undi nawe aterwamo cyangwa se icyo twakwita nka 1G. Utwo tunyangingo rero twatewe muri bari abantu batanu twakozwe ku buryo ki umuntu akora icyo utwo tunyangingo dushatse ko akora. Bishatse kuvuga ko twakontorolaga ubwonko bwabo. Niba wenda n'urugero akanyangingo kavuze ngo vuga amata, ubwo nyine uwo muntu nta kindi kintu yari kubikoraho uretse kuvuga amata. Aba bashakashatsi rero bashatse kumurika ubushakashatsi bwabo binyuze mu gusuhuza abantu no kubabaza amakuru cyangwa uko bameze. Ibyo bigahuzwa n'uko telefoni yawe ikora hashingiwe ku bwoko bwa interineti ifite. Ubwo niba ubonye umuntu wenda batema akanyangingo ka 5G avuze iryo jambo amata yihuse, ubwo bishatse kuvuga ko nari nako telefoni yawe ikora yihuse ku buryo bwa interineti. Niba wenda umuntu ufite 2G cyangwa se bateyemo akanyangingo ka 2G wumva avuga ijambo amata arandaga, ugahita umenya ko ariko telefoni yawe ikora ku buryo bwa interineti kubera ko ifite 2G. Ubwo rero ku bantu bafite imyumbati cyangwa se za telefoni nyine twita imyumbati, ndabihanganishije kuko ubu bushakashatsi burabatamaje cyangwa se bubagaragaje uko bari. Mwihangane mukomeze mukore subscribe tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hello. 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 How are you? How are you? How are you? How are you? Ayodima. How was the day? How was the day? How was the day? How was today? Hello.